Ndabashoje mwebwe bakurikira ibyo dukorera kuri uru rubuga mwese, mukaba mukunda ibibagezwaho binyuze aha. Icya mbere ni uko tubakunda cyane kandi duhora twifuza ko mwatera imbere, duhora twifuza ko mwagera ku bindi birenze ibyo mufite ubu ngubu. Uyu munsi rero hari ikintu nifuje ko tuganiraho, nifuje ko tuganira ku kintu kijyanye no kuba uwo uriwe, ukaba uwo uriwe, mbega muri iyi minsi turi mu gihe abantu benshi usanga batekereza bakavuga ngo ngomba kugenda nkashaka uburyo nihinduza, ashobora kwihinduza skin color, ashobora kwihinduza imiterere ye afite, ashobora kwihinduza imivugire akayihindura bitewe n'impamvu runaka, mbega kumva kuba uwo ari we biramubangamiye, ntabwo byishimiye, akumva nta shema bimuhesheje, ahubwo akumva ashaka kuba undi muntu utandukanye n'uwo ari we. Uyu munsi rero tugiye kureba ubundi kubera iki ugomba kuba uwo uri we, kubera iki utagomba guta indangagaciro zawe. Ubundi icya mbere, iyo tuvuze ngo umuntu ari uwo ari we, being yourself, kuba uwo bwawe, kuba uwo uri we, icya mbere ni ukuba wifiteho umwihariko w'imiterere yawe, ukaba ufite indangagaciro zikuranga cyangwa se values, ukaba ufite feelings zawe zikuranga. Ibyo ngibyo byose bikaba ari ibintu iyo bihuje uko ugira icyo utwita personality, cyangwa se ugira wowe wihariye ku buryo nta wundi wabona usibye wowe. Rero hari abantu bagenda babangamirwa n'abo bari bo, akumva yakwihinduza, akumva yakwihinduza isura, akumva yajya mu byo twita plastic surgery, akumva mbega yajya kwihinduza kugira ngo akunde wenda agire ikindi kintu ageraho gitandukanye n'icyo yari afite. Uyu munsi rero tugiye kureba ibyiza byo kuba uwo uri we, kuba udashaka kugenda nk'abandi, kuba utakwigana ngo umere hari abantu benshi agenda akagura amavuta kugira ngo yihinduze uruhu rwe ruhinduke. Ibyo ngibyo ntabwo ushaka guta uwo uri we, ushaka gufata ibindi, kandi noneho atari ukuvuga ngo uri kubyigana kubera ibyiza, ahubwo ari ukubyigana gusa kubera ko wabibonye cyangwa se kubera ko ari kubyumva, ariko nta kindi kintu cyiza gihari muri ibyo ngibyo. Uyu munsi rero tugiye kureba icyiza cyo kuba, cyangwa se ibyiza byo kuba waba uwo uri we, waba uwo uri wowe, ibyiza byabyo ibyo ari byo. Icya mbere nicyo twita authenticity. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe uba umeze nka seal ikuriwe. Ni ukuvuga ngo imiterere yawe ufite karemano wavukanye, iyo wisanze ufite, iyo ngiyo niyo iguhindura kuba uri umwe rukumbi, nta wundi muntu umeze nkawe uriho. Rero iyo ngiyo ikaba imeze nk'ikirangantego kikuranga wowe, kigutandukanya wowe n'abantu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibyiza byo kuba waba uwo uri we biza mu bijyanye n'imitekerereze cyangwa se mental health. Ni ukuvuga ngo buriya iyo ugerageje kwigira umuntu mbega kwigira uwo utari we, birangira ushobora kuba wagira ama stress, wagira depression, nyine hazamo ibintu by'ibibazo byinshi, kubera ko iyo ugerageje kwigira umuntu utari we, bigusaba no kuba ahantu utakagombye kuba uri, cyangwa se udafitiye ubushobozi bwo kuba. Ibyo ngibyo rero bikaba byagutera ihungabana ryo mu bwonko, cyangwa se bikaba byazana n'izindi ndwara zitandukanye zigendana n'imitekerereze. Ikindi kintu nanone cya gatatu, kuba uwo uri we bituma ugira stronger relationship, bituma imibanire yawe n'abandi ikomera, kuko uba uwo uri we n'ugukunze cyangwa se umubano ufitanye n'abantu muwugirana bazi uwo uri we wa nyawe, ntabwo uba warihinduje ngo babe bazi undi muntu utandukanye n'uwo uri we. Usanga wenda hari igihe abantu benshi igihe umuntu agenda akavuga ngo ndihinduza skin color, nihinduza skin color kubera impamvu runaka, ejo bundi
iyo skin color ikongera ikangirika bitewe n'uko wenda ayo mavuta yakoreshaga arayabuze, uzasanga bibyaye ikibazo. Babandi bose bari bari in a relationship with him or her, bari bari mu mibanire nawe, mbega bazacika intege, bazavuga ati wa muntu ateye nabi kuko yicara ahindagurika. Rero niyo mpamvu byubaka strong relationship. Ugukunze agukundira uko uri, ntabwo agukundira uko wigize. Icya kane hazamo personal growth, uvuga ngo bigufasha nanone gutera imbere, kuko icya mbere buriya iyo uri wowe bigufasha kwimenya ntiwigiteranye n'abandi bantu ngo wumve niba warihinduje runaka wumve ko wabaye nkawe, ahubwo wowe wiyumva wowe ubwawe, ukiyumva uko uteye, ukagira amarangamutima yawe bwite, mbega ukumva buri kintu cyawe cyose kiri original kuri wowe, nta kintu kiri fake kuri wowe. Rero iyo wihinduje uba ufite ibintu runaka biri fake kuri wowe, bitari original kuri wowe. Icya gatanu ni icyo twita empowerment, cyangwa se ni ukuvuga ngo bigufasha kugira amahitamo ugira kuba wowe, bigufasha guhitamo neza ugendeye ku ndangagaciro zawe, ugendeye ku byo wowe wizera, ugendeye ku mibanire yawe n'abandi, ugendeye ku ko uteye. Ibyo byose bikagufasha kugira amahitamo meza mu buzima, ku buryo utayicuza nyuma ngo uvuge ngo kuki nahisemo biriya. Icya gatandatu nicyo twise resilience, cyangwa se iyo wiyakiriye wowe ubwawe ukemera uwo uri we, utarinze kujya kumuhindura cyangwa se kujya gushaka kumufakinga, ibyo bituma ushobora guhana n'ibibazo bituruka hanze, challenge nyinshi zitandukanye, cyangwa se criticism, abantu bakuteraho criticism nyinshi zitandukanye. Ubasha kumenya uburyo uhangana nabyo, ubasha kumenya uburyo ubyirinda, ubasha kumenya uburyo mbega ubitwara. Ariko iyo wihinduye icyo gihe birakugora cyane ndetse. Icya karindwi ni nacyo cya nyuma, buriya uri wowe ubwawe, uri truly being yourself, ubasha ku inspiring abandi, babasha kukureberaho ukavuga ngo ese uriya yabaye we ku giti cye, ntabwo yigeze aba fake mu buryo ubwo aribwo bwose, ntabwo yigeze ashaka kuba uwo atari we mu buryo ubwo aribwo bwose. Ibyo ngibyo bigatuma bakureberaho bakagufata nk'urugero, kuvuga ngo natwe dushobora kumera nk'uriya, natwe dushobora kumera nk'uriya, dushobora gutera imbere nk'uriya, dushobora kugira amahitamo nk'ay'uriya, kubera ko ibyo akora byose abikora ari we, ntabwo agira influence ziturutse ahandi hantu, ahubwo abikora ari we, agerageza kuba uwo ari we, ntabwo ajya kwigereranya n'abandi, ntashaka gusa n'abandi, ntashaka gukora nka bariya ibyo bakora, ahubwo we akora ibyo abona bimubereye akwiriye gukora. Ngizo rero ibintu byiza birindwi nagerageje kukwegeranyiriza uyu munsi, byagufasha kuba uwo uri we, kandi bikanakubera ibyiza, mbega bigatuma wumva ugize umutima wo kuvuga ngo reka mbe uwo ndi we, gushaka kuvuga nka runaka, ni gushaka gukora nka runaka, ni gushaka kunyura mu nzira nk'iza runaka, ahubwo gerageza kuba wowe, ugira umwihariko wawe nyine, ugire ibikuranga byawe bwite, ku buryo n'uwakumva ahantu runaka ashobora kuvuga ngo uriya ni we. Rero muri rusange kuba wowe ubwawe niryo tangiriro, cyangwa se niyo fondasiyo y'ibintu byose ushobora kugeraho, byaba mu munezero, byaba kugera ku iterambere wifuza, byaba kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kwaba kugira relationship iri trustful, kwaba gutanga contribution yawe muri society, byose uzabigeraho
ari uko wabanje kuba uwuriwe, ari uko wabanje kugira authenticity yawe yihariye, ukaba uwuriwe ku buryo umuntu ushobora gukora igikorwa runaka umuntu akavuga ngo ni runaka wagikoze kubera ko uri wowe. Ntabwo ugerageza gukora nk'ibyo abandi bakora, ahubwo wowe uratekereza ukagerageza gukora ibintu bijyanye n'ubwenge bwawe wabukoresheje cyane. Ndabashimiye rero, ndabashimiye wumvise iki kiganiro koza ahantu cyangwa se kirimo ubutumwa bwiza bwubaka bwafasha abantu benshi, nta mpamvu yo kutakora subscribe aho hasi, ubundi tugakomeza kubana no mu bindi biganiro biri imbere bizakomeza kugenda biza, kandi ndatekereza tuzakomeza kugenda twagura umuryango kugira ngo ube mugari cyane. Ndabashimiye rero, see you next time and I hope